ubwo rero mu gutandukana nawe ngewe ntandukana nawe ngize icyifuzo ndavuga nti mbega umusore mwiza ukiri mutoya kandi ukorera Imana yazambabariye nkazama umugabo nkuriya ni ukuvuga ngo wamwifuje ku munsi wa mbere muhura yego kubera ubwiza bw'Imana bwari bundiho ngewe urandi igitangaza y'ubuzima bwanjye yinjira iwacu ibintu byose aracukumbura ndavuga nti abaye ari uyu nguyu Mana we nkapfumbata umugabo nk'uyu nguyu nawe ngize amahirwe guhabaga harimo bana nk'ameze nkabasha di busengera nkabasha di burumva amaso nahangaha bari umva ameze nkabasha di bora aho ngaho abitukuje abameze ukuntu nabaza kugusha umukozi Imana nabo bari hafi aho ngaho basanya amadayimoni nabo bayasanye mu gikapu urumva nabo bari hafi aho ngaho mama Shene ntabwo nari muzi ngewe ngohereje hirijwe reka nongere mbahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Uyu munsi turi kumwe ni couple n'abakozi b'Imana ndagira ngo ndatinze n'abantu bakuru mumeze kumenyera. Reka dutangire batwibwira. Murakoze TV Yawe nyigezeho ni ubwa mbere nyigezeho ariko nyibonye ko ni televiziyo nziza kandi ifiteho icyo iyungura abanyarwanda mu gihe ngiki murakenewe abanyamakuru murakenewe. Abanshi baranzi nitwa Pastor Joel Prophète. Iyo mvuze iri jambo nkashyiraho Prophète abantu bati kuki ufite plan ministère ebyiri ukoreramo. Iyo nsotse mu icace nkajya hanze mpinduka Prophète umuntu wese ndamwakira ngiye i Burundi sima ntwaye icace yanjye sima ntwaye sowari mba ntwaye ikimana intomye bisobanura rero ngo niyo mpamvu iyo ndi mu rusengero mba ndi umushumba ariko yongeye hanze mangiye guhanurira isi yose nzima nibyo mbwira abantu bagavata ariko wavuze kuri pasteur gusa ndiwe ndi umushumba none wakurikiraho n'impano ya Prophète. Nicyo kintu rero dukoresha akenshi dutinda nahanga mu gihugu tuhari imisi mike kubera tujye impande zose gufasha abantu muri ubwo buryo. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batatu ndi kwitegura kwakira Miracle Baby. Miracle Baby yo mvuze n'umwana gitangaza kuko mfite abana batatu. Ejo bundi natangaje ko ari Miracle Baby abantu bashaka ntibabyumva neza kuko nari ntarajya muri eko ntinabitinye n'impapuro nzifite hano kuri WhatsApp nazibohereza hashize ibyumweru bibiri mvuyeyo barambwira ngo ni umukobwa kandi wacu ntitubyara abakobwa mama ntajya byara abakobwa nari mfite ikibazo gikomeye cyane kayamva ati ko ngubu nzagunya mbyara abahungu gusa mama nakantera ubwoba ati mwana wanjye wihangane n'abahungu gusa mama nshaka abakobwa umwana wese ni mwiza ariko nifuza kugira imvange n'abakobwa ubure ngeze ku nzuzi zanjye ni umukobwa. Murakoze rero mbanje kubasuhuza Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Yawe TV Imana ikomeze bakomereza amaboko. Muri kumwe na Pasteur Kireze Marie Claudine ni umumama ni umubyeyi w'abana batatu n'undi wa kane Miracle Baby ugiye kuza mu minsi mike cyane. Imana ibaha umugisha. Murakoze mwabyumvise rero tumwe n'abakozi b'Imana uretse kuba ari abakozi b'Imana muboshe ko ari n'abantu bazi kuganira ariko mbere ko twinjira mu kiganiro nagira ngo batanye badusengera tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose Mana byiringiro byacu mushumba utaragirira ibihembo turagushimye ko waturinze imyaka yose itambutse mwami urukundo rwawe tunikugeza ku televiziyo Yawe TV uhabwe icyuwe ko tuhajugejeje Mana amagambo turi buvuge agere ku bantu benshi muri East Africa bafashwe Iburaya bafashwe Mana diaspora bafashwe mu izina rya Yesu abarwayi bakire kandi iki kiganiro kibahumurize kibatera imbaraga kibubake kibahindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane nyirango mwabyumvise twere abakozi b'Imana bafite amavuta. Reka turije gutinda nibyo bari buze kutubwira reka twakire ijambo ry'Imana banze ndabona yafashe Bibiliya ubundi tujye kuganira ijambo rivuga ngo nakumenye. Hari abantu batazwi n'Imana ariko Imana yabamenya niyo mpamvu twaje kuko Bibiliya iravuga ngo ndayikunda cyane yaravuze ngo Yesu areba igiti arakireba asa nta mbuto gifite arangije arakivuma. Rero anavuga ngo nicuje impamvu naremye umuntu ni ibintu byanditswe nicuje impamvu naremye umuntu iyo ni Imana yabivuze irebye ibyo dukora ku isi yicuza impamvu yaremye umuntu ariko niyibonye umuntu akora ibintu byiza iravuga ngo ntiyongera kwicuza ahubwo irishima Imana. Niyo mpamvu akenshi iyo tuvuga izi message tubwira abantu twifuza ko Imana itakwicuza ko yabaremye ahubwo yavuga ati John
ati ndishimye ko namuremye, ari gukora ibintu by'ubutwari, arimo arafasha abantu ubutwari. Nko mu rugero, ntabwo Imana ngo yakuremeye ubusa, wowe uri inyungu, nko mu rugero twari dukeneye mwebwe kugira ngo message itambuke. Imana iguha ubwenge bwo gufungura Yawe TV, Imana iguha umugisha. Ndifuza kumenya n'izina ryawe mbere ko tuganira. Izina ryanjye nitwa Alfred. Alfred, Imana iguha umugisha cyane Alfred. Umunyamakuru wacu n'umukameramana wacu natubwire. Yitwa Jacques. Alfred, uri inyungu z'Imana, kuko urabona ibi ni ibitekerezo binini biri bugira ahantu hanini. Iyo ndi mu rugo nshaka guhimbaza, ngasengera abantu 100, ngasengera abantu 20, birumvikana. Ariko ubu ngubu hari aba bagiye kwakira ijambo rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana binyuriye muri icano. Rero uri umuntu w'Imana imbere y'Imana. Hari n'abaye nabo rero bashinzwe gusansibiza abantu kunywa urumogi. Abo ntago ari inyungu. Reka sigambona abantu bavuga ngo ngewe ndatingana, ntago ndi kumwe nabo. Cyese nimba uzabanyuze ko bavuga wowe, ntago ndi kumwe nabo. Bashaka ikindi bakora. Ikindi bakora, cano yawe wifunguye n'umugisha. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana muri Yeremiya bice byaho 1:5. Yeremiya bice 1:5. Haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakuremye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyira ku muhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe cyane. Nakumeye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Urumva nuvuga ngo hari abantu bamenywe kera, niwe uzasanga bagera kuri iyi si bagahindura ibintu kuri iyi si, kuko bamenywe n'Imana kera. Hari n'abandi nabo basa nkaho baje nkaho batazwi. Usanga umuntu ati ngiye imirimo yanjye, nge ndi umuntu w'itabi, akumva akabyishimira, akaba ati ngiye ndi umunywi. Wasanga ari guhungabanya abantu. Birabana nakumenye kera cy'urusoro mu nda ya nyoko, nakweje utaravuka. Imana yakumenye ugenda nk'umuntu Imana yamenye. Niyo uvuga uva nk'umuntu Imana yamenye, kuko utangira kugenda uhindura imico iyo umaze gukura, kuko Imana yakumenye cy'urusoro mu nda yande ya nyoko. Nge rero ntabwo nzi kuzaba umukozi w'Imana, mbibwira abantu ntabwo nari mbizi pe, sinari mfite gahunda ko nzabawe. Ariko kuko Imana yamaze kumenya, niyo yavuze ngo jya imbere ugende. Mu bintu nasuzuguraga akazi kari karimo ukorera Imana, kuko nta hantu bagomba guhemberwa. Bari abantu benshi bakunda iby'isi, bankurikire neza. Nuvuga ngo uyu muntu ati genda umvomere, akwaza ngo urampiki. Yibwiye umuntu genda untahirize, urampiki. Yibwiye umuntu ngo haye ubuyobozi, urampiki. Utaramwereka umushara nta n'igihe yanabukwepa, yanabwanga. Ariko noneho twebwe rero babaze kumwe ngo umukozi w'Imana, ntangiye kugira ubwoba. Ndibaza hafi wacu hari umugabo ikoti yuzuye ubuki w'umukene, ndavuga ko kugira ngo nzawukore nzabe nkuriye, mbivuyemo. Ariko kubera Imana ifite nagita simako y'Imana, yagomba kungurura, ifite ubushobozi, kambwira ngo mbigushizemo kandi nzakugirira neza. None ngezemo nebwe ati hagomba kubitandukanyirizo. Haba umukozi w'Imana usizwe, njya ku misozi ndasenga kugira ngo icyubahiro cyawe kingeho, menye ko wampamagaye. Irambwira ngo tuza, nzakugirira neza. Rero cyo tubivugiye ngiki rero, nukuvuga ngo y'Imana iguhamagaye ugenda wanga, ariko uragenda. Imana yabwiye Mose ngo Mose genda, ndakutumye genda kwa Farawo, nzababwira iki? Hamwe ati genda nzabana nawe. Iramubwira ngo genda nzakwiyereka. Ariko Mose ntabwo bikundaga. Mose yari yibereye mu buryohe, yari yibereye hari ubwami, ifite ibyo kurya bigerekeranye. Ariko Imana ati hoye ndagukuruye, genda ujye guhageka mu butayu. Ariko kwari ubwoko bwanjye. Imana iguhamagaye rero ntubikunda. Wasanga nibi mukuru umuhamagaro wanyu, wasanga namwe hamwe bate wabo biretse. Ariko kuba ari umuhamagaro ntimwabireka. Ikimana kugeneye ntukireka. Reka niyo mfite abanyamakuru basaziyemo, hari igihe bakoga amakuru batanahembwa, ariko kuba bikunda umurava bakabikora. Ni nk'umugeze kumwe afite bofu wanyu n'umukinnyi w'umupira, akinnye umupira, nambwe ati bofu ko bona nta gashara ugiye Burundi ukinye muri Vita nta kindi uri kubona wabyihore. Ambwe ati bofu umupira ni mu maraso, umupira ni mu maraso, ntabona za Sport, ntabona za APR, ariko umupira none akina mu bavetera, umupira ni mu maraso. Numva biryoheye ngewe. Turaseka ati ko ari inyungu, ko nta nyungu uri kubona wowe muri iki gihe, nukubera iki? Ati ni mu maraso biba. Ibintu biri mu maraso rero nta muntu bikura mu ndi. Niyo mpamvu Imana iguhamagaye rero ku mukozi w'Imana, ubikora utigana. Hari mu gihe uvuga ngo nabateka mitwe. Mbere yuko tubego tuzamuka, twari turi hasi. Sinahuye n'umukiri umwanya, ntabwo abika mu muhure. Mukira abasereza, afite amafaranga yiwe, afite n'ubwenge yarize. Nyambibwira abantu, kwaje guha n'abantu bakiriritse.
abo bantu bacitse batubona hima barazamuka batuzamura Imana ishimwe cyane ntago wateka ntago apya mu gitondo uvuge ngo yawe TV isimenyekana i Burayi ntibyakunda hoya nuko irabanza igakora none kwabona n'ibyinziza tukayizaho none sugeze ngo ari mbi naza hoya munyamakuru ntabwo naza nukuvuga ngo bivuze hano nuko ifite umurongo nyenderwaho niyo mpamvu tuje rero nukuvuga ngo rero Imana ikuzamuye ntibavuga ngo n'ubwenge bwishwe hoya ni saha y'Imana ibigeze rero tugira umugisha Imana ishimwe cyane tugira umugisha wo kwaguka mu buryo bukomeye ndishimye rero ko kubikira tugize hano akanya reka dushimira abantu bumvishije ijambo wifuza ko Imana ikumenya mbere muhe dukoresheje Imana ishimwe abantu Imana bamenye mbere abari Burayi Imana bamenye mbere abari muri Amerika Imana bamenye mbere abari muri East Africa Imana bamenye mbere abari muri diaspora Imana bamenye abari mu Rwanda Imana bamenye kugira ngo tugire aho tugera twagura ubwami bw'Imana ntabwo Imana igushyizeho ngaho ukuramo iyo posta kugira ngo utangire uvuge ngo ninjye wishyizeho hoya mbere yo kuhagera hari abandi bari bahari barapfuye cyangwa barananiwe ariko kubera Imana igushyizeho ngaho vuga ngo impaye amahirwe yanjye Imana ishimwe cyane rero ndumva aricyo nyine mabwire kubw'iryo jambo amen ngira ngo mwabyumvise neza turi n'umukozi w'Imana kandi ngabwirwa benshi akumvwa na beneyo buri wese nzi ko yakuyemo ijambo ry'ingenzi twibuke ko Imana yo ituze imbere yuko twe tugera ku isi nagira ngo twinjire mu kiganiro nk'umuntu wumvishe kuri umukozi w'Imana hari abakuzi cyangwa se batakuzi ariko noneho tubamara amatsiko wenda ukumvishe bwa mbere pasiteri mbere yuko yinjira mu murimo w'Imana yari mu ntoki Pastor Joel ndi kumwe na femme nawe naravuga no muhanuzi Pastor Joel ni umuntu ukoze gutya utarushobotse cyo ni cyambere yari afite umutwe ufunze mu buryo bukomeye cyane numvaga nzakora ibintu nka bibiri numvaga nzaba umusirikare kandi nkaba umuntu usimbaraye ku mahame yanjye nkumva nta muntu wangira inama hari kera nkumva nkomeye cyane mu mutwe ariko ntago amahirwe nayagize ntago ari inzira yawe sinamahirwe ntago byabaye ibyanjye Imana yanyeretse ko ngomba kubana n'abantu ko numvaga mfite inzira nahita ngo iy'umwijima cyane kuko nimba utakijijwe njya umuntu ngo ibitekerezo by'umudakijijwe agira ngo ni bizima umukijijwe bati ibitekerezo byose byawe bifite ikibazo bikosore kandi umuntu udakijijwe atsimbara ku mafuti ntagirwa inama kuko batabakijijwe niyo agenda uzareba umashaka gutera ibitaka mu modokari agava ngo mve imbere we wamusenze n'urugero ntazo urugero kuko umuntu ukijijwe arahagarara ati I'm sorry impamvu byari bimbayeho nuko nari nguye mu gice cye ntabishaka urukumva no muntu usa nkaho yakiriye Imana rero ngiye nkura mvukira i Rusizi aho bita ku Nkanka uburenze Kamembe gato ariko nakuriye kwa Marubi Mutongo aho bita kwitara ndakurira ndahaba mpagirira ibihe bitari byiza cyane mba mu buzima bubi cyane mama ari umukene tubabaye duhangayitse ariko nta pfuna rwo nari mfite watubajije nta pfuna rwo nari mfite ariko nyina ngira amahirwe yo kumenya Imana ntago nyiraho cyane ndavuga ubuzima bwa strago yahanga muri uyu mujyi mwinjiyemo ndi umukozi w'Imana ndangije ngira ahangaha rero muri Kigali maze kuhagera ntangira kubabara mvuye mu buzima ndakishijwe ndi umuprofeta aho ngaho ariko ubuzima ntabwo nanze kwinjira mu by'ibyaha cyane mu buhamya bwa ntangira ndashaka tuzamuke vuba vuba none ngera i Kigali ngeze i Kigali 97 byari inzira ndende ahangaha inzira ndende message ntiyapfa gutambuka cyane ubirihuta vuba vuba ubundi izira ko masaha makeye abibura bazakumva ikiganiro ntumbishije hano ariko mbere kujya n'abantu batanu babyumve byari inzira ndende byari bikomeye cyane kumenya ko aprofeta hari reka byari bikomeye cyane niyo mpamvu ubwira abakozi b'Imana ngo bitonde cyane ntibagire ngo amazi ni yayandi reka bari hose banyumve numva ngo habangwa ngo amabyeri none mubereye maso Imana ko nabyita abanyamakuru mubereye maso Imana babikora urebe ni hano nukubashyira ahangaha rero ko mbere bagendaga nta media
bakora ibyabo bagakora ibyabo iyo ngiyo murani aho turashimira Imana ama YouTube yaraje turashimira Imana ama televiziyo yabaye menshi turashimira Imana amakwana na WhatsApp nyinshi zarabaye WhatsApp ariko kera mu gihe k'icyenda karindwi cyane umunani gutyo aho ngaho bagati mwitonde uko message itambuka yirukanka niko nange mufite ibyago bikomeye shitagiye kubarwanya rero nuwaje usanga umuntu uti Prophet Joel tumubonye Nyabugogo yasinza gwa hasi ati ni wese ati mute munyuzaho kuko mubereye maso umurimo niko nabyita namwe mubereye maso umurimo ntimwakwihanganira bica umurimo ubuse mwabihangana ntibyashoboka umunyamakuru ho ntibishoboka rero abica sose Nyarwanda mwabihanganira niyo mpamvu abagabo baye barigize amagufa bakubita umugore kubukubu muzamuhasesekara nazanga umiziri kurira muberekane mujye muberekana mabweti muhave ni mwubake dutera imbere babajura muraberekana Imana ishime ko media yabaye ni cyane kujya kwagura iki ubwami bw'Imana igihugu cyacu rero ndazamuka nza muri uyu mujyi nyura mu nzira ndende ndababara stragoringa nza kuza guhera madamu wanje rero aho nutugezeho ngaho duhura ngira ngo tutararenga aho ngaho gatoya ndagira ngo wari utubwiye mbere yuko ugera uhura na madamu wawe reka tumoze nawe icyo gihe byari bimeze bite icyo gihe ngewe ntabwo byari byoroshye nyine urumva buri muntu aba ari mu buzima bwe ariko nge mvuka aha ngaha hano Kacyiru umujyi wa Kigali ariko nanjye Imana nanjye yari ifite ahantu iri kuncisha kugira ngo nzabashe guhura na Prophete ibashe kutwubakira amateka kuko kugira ngo tugere kuri iyi shusho muri kutureba cyangwa se tugere kuri urwego turiho hari ahantu twaciye kandi hakomeye cyane njya nkunda intumwa y'Imana umuhanuzi Gitwaza ari amagambo yigeze kuvuga aravuga ngo kugira ngo ngere kuri uru rwego ngo ari igikombe nanywereyeho ngo waza nawe nkakiguhereza ukakinyweraho ni igikombe birumvikana ko cyashariraga natwe rero ubuzima twabayemo ni ubuzima bwari bukomeye icyo gihe rero mbere yuko duhura nawe bwari ubuzima nanjye Imana nanjye yari iri kunyigishamo kugira ngo nanjye nzahure n'umuhanuzi nanjye kandi twubake urugo kandi urugo rugere ku rwego nk'uru nguru yego icyo gihe tubwiye ko yari atarakira agakiza wowe wari mu gakiza cyangwa nawe wari inyuma y'itorero ngewe icyo gihe ngewe nari ndi mu gakiza nari umwana wavukiye mu itorero nasengeraga icyo gihe muri ADPR nsenga ntabwo nigeze wingira amahirwe yo kuba umuririmbyi nubwo Imana yangiriye neza ikantoranya ikangira umushumba ariko Imana itoranya ukwayo ariko icyo gihe ngewe nari ndi mu gakiza niyo mpamvu rero mvuga ngo icyo uzaba cyo Imana igitegura mbere y'igihe niyo mpamvu yateguye ubuzima bwo kugira ngo nzahure n'umuhanuzi yaraciye muri ibyo bihe nanjye wenda ndi muri icyo gihe kuko muri iki gihe hari byinshi cyane ngenda mufashamo cyangwa hari byinshi cyane nawe agenda mfashamo bitewe n'aho nagiye nca nawe yagiye aca urakoze cyane ngo reka dukomeze aho twari tugeze urageze i Kigali ukoze umurimo w'Imana ariko uri mu bukene hanyuma none ugeze mu gihe cyo kurambagiza ndi i Kigali natangiye kujya ndyama ku mabaraza y'amazu nkarazamu Kigali urumva nari naje muri bisi bitaga Hombagegera yari bisi yatwaraga na Tracom niko bayitaga byari bisi binini cyane nibyo najemo ngeze Nyabugogo nsanga umujyi wose n'ubucafu ahubwo nashimiye leta yacu umujyi wabaye uburyohe Imana izampiburamo uyu mujyi kabisa nasenga izambabarire nange ngire ku kofi nange uyu mujyi ngutembera ko navuye uyu mujyi nuko kuzamuka nzakate mu imodoka byarakunze rero navuga mfite ubwo buruhura y'amatsiko umujyi n'uburyohe abana no kuvuga ngo Nyabugogo yari amavumbi gusa mpagera kandi abantu bavuze ngo nuje Kigali n'uburyohe n'ahantu bateye imbere mpageze 97 mbona na amavumbi cyane habwo mbona amatara ku mihanda habwo iwacu niho buryohe kuko hose neraki habaga amatara kwako aravukiye ku matara hari iwacu hameze neza haryoshye ariho mu ruturuka none ngeze mbona ibiti ku mihanda mbona ivumbi ndavuga ati none Mana yanjye niki yanga ati nzaguhera umugisha aho ngaho kandi aho ngako hazamuka nawe nzaba nkuzamura mu mujyi ndabishimira Imana rero kuko Imana ikivuze iragisohoza mpageze rero ako kuzama kw'Imana inzira y'Imana iragoye niyo mpamvu abantu bayigeramo batareba neza bagatsikira bagahura n'icyaha gikomeye cyane bagashiduka barenze inkombe iri umukozi w'Imana uburwana intambara ebyiri ubushakwa n'Imana shitani kandi bose bifuza kugumana rero niyo mpamvu shitani akubita igitero cyiwe n'Imana ikazana imbaraga zayo bisobanura ngo wowe gatutimbutse gato
ukarambura ukuguru ukayoba gatoya uhita ugwa mu maboko ya shitani. Kandi shitani yagufashe arakwandagaza akakwangiza pe. Ariko iyo uri imbere y'Imana banyamakuru, Imana gushyikira rero. Ngeze i Kigali nkandara ku mabaraza, ubuzima ntabwo nako nari mfite ahantu Imana yafunguye akayira ari mu Gashyata hariya kubabikira, habaga restaurant. Imana yaranshiriyeho inzira bajugunyaga ibigo cyane, ababiryagamo hari abahaga cyane bakabisaguza bakabishyira ahantu mu gifuka kajya kwiyirana nakwigenza nimugoroba. Natambaga hepfo hafi no kwa padiri hepfo ari restaurant z'ababikira, nkagenda nkareba ukuntu nigenza, gasanga ibitoki basigaje, gasangamo ubuhunga, gasangamo n'utuntu ngapfa kwimira nkirira. Noneho ariko Imana ikandindiza indwara ujya wumva ngo z'ibyorezo ngo byo mu biryo bibi, ntabwo zigeze zimfata. Kandi nabiriye nk'umwaka ngewe nibanga imibi yari umuntu ngo arwaye malaria, nge namaze imyaka 2 hanze nirara hanze ingange. Kandi ndi umukozi w'Imana, ntawe kuryama mfite, nkiryamira nkabyuka mu gitondo ijisho ryatituye. Ndibuka kwihuse cyane, hari umupasiteri abonye inshuti yanjye ujya uvuga nkanje, ushaka kuvuga nkanje, imvugo aba muri ADP, imvugo z'abandi umunsi uzatumire kwemi nawe uzambabarire ujye umwumva umupasiteri uvuga ngo mani urumva ziramvugo nzo kwava cyane buriya kwavaga imvugo mani ya mani naraba ngewe wambaye kaganja rero karakamugi mugatumiya mukayikubizwa bwigenza aho nzabuvugaho nk'abandi ntambuge kuri ubu ngubu n'ubone birebire cyane. Noneho umujyi umbana munini, icyo gihe rero gusubira mu rugo byari shida. Kandi mu mujyi kuba byasaba kugira ubifite icyanga cy'ubuhamya bwiza. Sindi busubireyo, simfite aho ndyama, ntawe uri bunshumbikire, nkizamukiye ishyamba nkajya kurarayo. Ariko Imana irambwira ngo uzaguhera umugisha he muri uwo mujyi, uzavuga ijwi rimwe abantu benshi baryumve, uzavuga ijwi rimwe ufasha abantu benshi. Ndabwira abantu ngo impamvu bataye ibyiringiro nuko batigeze bavugana n'Imana. Niyo mpamvu usanga abantu mu gitondo arabona sheri agahita akora ubukwe, yamara kubukora ntamenye kuko nyuma y'ubwo bukwe agomba kwiragiza Imana ikabimufashamo, akiragiza amafaranga ejo mu rugo acurama. Uko hari igihe udasenga Imana hari igihe urucurama, wama gucurama ugasanga waruguyute urasenyutse. Turabizaho mu bya family. Rero madamu Imana igeni izamura gahoro gahoro ikampuza nkawe nawe ukampuza n'undi, nkajya n'ubuhamya bwiza burya ntago umuntu yakunda uri kirara. Ndagira ngo ngo dusa n'abasubira inyuma gatoya, uvuze kumvisha ijwi ry'Imana kandi uvuze ko hari igihe mwabaga mukiri kuri ganja utoragura ibyo byo kurya, yari kubwe mbere yuko ukizwa. Ndagira ngo utwinjize neza ukuntu wakiriye agakiza. Kushajura ntabwo nyirizina sindi kuvuga ubuhamya bwanjye bw'intangiriro bw'ibyaha, ndi kuguruka nirukanga kuko aho ngana nimvuze ni kera. None aho urunzanye nahangaha mu mujyi ngo turi kuko urabona ngifashe ni kibisi ujya ukurikira bagikora amapariti. Ibi biganiro bikora amatranche amapariti nuvuga ngo cyose ricyasokera rimwe cyaba ari kirindi cyane. None sa nkukomoza aho ngana navuye, none ngeze mu mujyi rero mwivuga butumwa naje mu mujyi ari Imana intumye maze gukirizwa iyo ngiyo. Nakirijwe iyo ngiyo Rusizi mva mu byo narindimo, none uzamuka ari Imana intumye naho ngaho rero mpereye aho ngaho nanoshe abantu kugira amenye wavuga n'uwo ari we. Kwa mu uvanga urabona ngo baje mu giza irabarya, imaze kubarya bigira iki abakozi b'Imana. Nari igisambo ntanze aragomba kunjya nuko nageze ngo afite Imana. Niyo mpamvu yandi kuko Kamembe najyaga niba ndarakizwa. Kandi kwiba umuntu abarya ananywa, ariko ko nakiriye agakiza bigira ibintu ndeka. Nzamuka zanye message, nzaniye abantu message kandi nzana n'ubunyangamugayo. Aho no wifuza kumbaza hari ahandi Imana ishimwe cyane rero. Noneho rero ngeze aha ntangira ubukuva ngeze ahantu nta data nta mama nta family nta n'umuntu nta n'ishuri. Ishuri rike cyane ntabangunze ngo diplome yanjye nje usaba imyanya ikomeye mu gihugu cyangwa nje gushaka nani akazi. Ariko nza kugira Imana rero mafite Bibiliya yanjye. Bibiliya yanjye nyibuze nahita mfa. Hamujye uvango Bibiliya se ni igiki nkamureba. Bibiliya ifata umugabo wari mayibobe kamuhindura icyubahiro. Ugira abagabo hano mu gihugu hano yagihindura abantu b'icyubahiro kandi bamaze igihe kirekire bavuga message. Nyambwira abantu ngo avango Bibiliya yo nyikwemerera kubaho, ahubwo wayifashe akayicurika
urabona ko Bibiliya yabumbuye, Bibiliya urayibona irabumbuye, uyu ni umweru, urabona Bibiliya ni umweru, ariko iyo uyibumbye ukajya inyuma yayo uhinduka umukara. Niyo hari abantu benshi bagiye inyuma yayo. Jya muri Bibiliya indani, izaguha byose, izaguha amahoro, izaguha ubufasha, izagutabara. Ariko nuyibumba ukaba ati ngiye nta kimaze, ukajya inyuma yayo, nuko uzabusa, uzaba umujura, uzaba umubeshi, uzaba umwicanyi, uzaba byinshi. Ariko nujya mu Bibiliya indani uzakiranuka. Rero mbamo gihe kiragera, Imana izamurira muri ba bantu, mbisubiyemo ntabwo ngize ncuruza, bambajije ubuzima, sinzi gucuruza, ntabwo ngize ncuruza cyangwa nigere mfata umwanya wo gukorera abantu runaka. Nakoreye Imana nyigumaho, inzara iranjyanje. Ndibuka nyura ku iposta bakandirimbira abacyaguye iwacu hano ku iposta bacuza amatelefone, bakambwira ngo Imana yahambirije, iyo Imana yahambirije imuhambiriza bose bareba. Tisubira iwanyu sha, nyuha gushakira imishogoro, ibikweto byahengamye, byahengamye bitambamye, mbo nibuka naramba kama mbizi dasa ngo ndi umukozi nanjye ako nkaniyemera ngo ndi umukozi w'Imana. Bagaseka cyane ati ngiye mfite Imana. Harya bambaye hano ku iposta, bambaye ku iposta hariya kugira ngo banderanje ngo ngiye tuguturire sha ngo mfite 200 yanjye ngo urangezeho message rero kugira ngo baseke ngo dore umuhaze sha uyu mwana ari mwiza muri kuyarasaze. Ngo uyu mwana y'urusize yari mwiza kera, none yarasaze, yasariye mu mujyi. Umuhatsi ukwereyeho nta kwigoshesha, mbona n'ishati ni ya miruho, ibikweto byashinyaguritse. Ariko ndagira mfasha abantu, Imana igira ikura umuntu, ndi gufasha abantu nkabwa ati muhumure. Ndibuka ngiye gusengera umuntu Kimironko, umuntu amundangiye mu ubuzima ntarazamuka, ati hari umuhanuzi wavuye icyago ufite ubutumwa bwiza. Ageze yaravuga ngo afunga inzu yiwe, amazu n'ibirahure, ubona umuntu akiri hasi arakubona ngo yaye numva avuye mpamagare ngo uyu nguyu umusazi aza gukora ikihangaha. Umuntu nguyu ngunye ntiyakwinjira mu nzu yanjye, abandi batubwiye ngo babungane imivumo ntibanyanduriza inzu. Ahagara hanze arandeba aravuga ngo yewe ngo ubutumwa runzaniye ubushyira abandi ndi kwihuta. Nsubiraho tina n'amaguru yanyu nabunguruka, ariko ntahana agahinda gakomeye cyane. Rero ubuzima mbuba mbucengeramo, ariko Imana igenda izamura buhoro buhoro. Ngira ngo mwabyumvise neza, burya inzira y'umuntu aba ari ndende, ariko burya ubushake bw'Imana ngira ngo nibwo bubanza. Ndagira ngo noneho dukomeze ikiganiro, tugere wenda umaze guhura na madamu, mwahuye mute? Madamu baramundangiye maze kuzamuka, nakodesheje akazu, naguze udutebe, naguze televiziyo, tangiye kuba umugabo nanjye uri kwiyumvamo. Akabara ko none manye mbaye umukozi w'Imana ufite amavuta. Urumva numva nyine tangiye kubona ntangiye abantu baza kuvuga ati sengera, nasengeraga igihe n'abasitari bazakunda icyo gihe, kuko buriya nta muntu udasenga. Nimibwira abantu udasenga arashengera, kuko n'uzavuge ngo bangaba ntibasenga. Hari abo njya mbona ngiye bakomeye dusengana nabo. Madamu arabizi, usafite agakeka ke mu nzu hariya, ni umuyobozi runaka, umwanya kujya mu rusengero yangwa ati ngiye intebe z'imbere, kandi bambonamo baranshyira imbere, kandi yasinzi ko ndi umukozi w'Imana ndisengera. Kuko ntabwo wabura umuntu wijemo umuyobozi mu rusengero rwawe mu cyekera inyuma utumuzana imbere, kandi byasimbi kundanye urumva ntabikunda. Ariko ngewe aho nambariza Imana yanjye nahanga hari agakeka, nampamagariza Imana yanjye. Iyo ngize Imana hakuba twadusenga rero mu gitondo mbyukira mu kazi ngashima izina ry'Imana. Nta muntu asenga. Rero abantu bifuje kugira ngo badusengane, turasengana, kandi mu by'ukuri usengana n'umuntu ntabwo usengana n'umuntu, ntabwo usengana n'inyamaswa. Hoya n'inyamaswa hari igitakurya urukumusengana, inyamaswa y'umutindanye kugirira neza. Rero iyo umuntu musengana agenda azamuka. Sinzi ukuntu abana narasengeye ko mu Ryuri Yawe TV ikazamuka ajya rwego rukomeye, ukava ati pase namwe ikiganiro n'uba uri muri Amerika wantegera indege tintu gitambutse mukozi w'Imana waransengeye ndazamuka, singiri hafi hano urukumva. Yari YouTube, uyu munsi mfite televiziyo, mfite televiziyo ibona mu gihugu hose mu gihugu. Urumva iyo usengera abantu harimo gusubizwa, harimo kuzamurwa, harimo no gutera kujya mu ntera. Rero abo bantu sengera bose bagiye bamfasha. Rero nza guhura rero na madamu nawe duhura mu ubwo buryo, bamundangiye ngo profeta ari hano nabwa Kimisagara 2-3. Nabwa Kimisagara baramundangira icyo gihe. Rero yumva yishimye ko nazamusengera. Rero reka nakumuvugane rero no muhanuzi w'Imana. Ngira ngo amaze kubitubwira, ngira ngo utubwire mukimara guhura byari bimeze bite? Ngiye duhura bwa mbere ntabwo twahuye mu buryo bwo kugira ngo wenda tuzabane, nta nubwo yabitekerezaga,
kuko deja nandwo nari ndi mu rwego rw'icyo gihe ngewe kuko nishakiraga Imana. Ikindi cya kabiri hari urwego yari ariho, afite abantu none asigaye ahura nabo, afite abakobwa asigaye asengera, bafite ku mafaranga, nge nta icyo gihe nari mfite. Ariko ngewe mugezeho ngewe ngo asengere, bwa mbere nabanje kumubura, ariko hari abantu wenda ashaka kugushaka kuri telefone akakubura, ukabona kohereje message aragututse, ukabona aragushatse arakubuze, ukabona aragututse, ariko nge sinigeze ndambirwa kuko hari harimo umugambi w'Imana. Ndibuka yari atuye Kimisagara, ngewe icyo gihe navaga Kacyiru, nkaza Kimisagara, nagera Kimisagara nkamuhamagara akambwira turihangana, ubu ngubu hari igiterane nari natangiye, ubu ngubu nageze mu giterane. Nkamubaza se kuki utabimbwiye mbere y'iko maguruka, akambwira utihangane na telefone akahita yikuraho, kuko y'abahanuzi bari navuga ngo ari nk'aba superstar, icyo gihe nyine urihangana akahita akuraho telefone, ubwo yabaga yinjiye mu giterane. Nkongera nkataha numva mbabaye, ariko nkavuga nti ejo nzasubirayo tu, bambwiye ko ari umunyamavuta. Ubwa kabiri ndongera nsubirayo, ndumva naramushatse, namubonye ku bwa kane rero mugezeho rero ndagenda aransengera, nsanga atandukanye n'abandi bahanuzi, nsanga ni umukozi w'Imana koko, yari akiri mutoya, numva yari afite imyaka 22, ubu ngamaje gukura. Yari afite nk'imyaka 22, ubona ari umusore ubirimo, ubona ari umusore ushyushye uri mu mwuka. Icyo gihe rero kugira ngo uzabone rero n'umusore uri mu mwuka muri icyo gihe byabaga ari gake cyane, cyane nko mu matorero twabaga twebwe twarakuriyemo. Ubwo rero nkunda icyo kintu, ndakimukundira, nkavuga ni mbega umukozi w'Imana icyo ngicyo. Ubwo rero mu gutandukana nawe, ngewe ntandukana nawe ngize icyifuzo, ndavuga nti mbega umusore mwiza ukiri mutoya kandi ukorera Imana yazambabariye nkazama umugabo nkuriya. Ni ukuvuga ngo wamwifuje ku munsi wa mbere muhura? Yego, kubera ubwiza bw'Imana bwari bundiho, ngewe urandi igitangaza. Ngewe hari ijambo yigeze gukomozaho bwa mbere, aravuga ngo impamvu abantu barimo barananirwa muri iki gihe nta mvugo y'Imana bafite. Arongera aravuga ngo impamvu n'ingo muri iki gihe ubona umuntu ashatse yagera mu rugo amaze gukora ubukwe bikanga, nuko nta mvugo y'Imana bafite. Nge hari imvugo y'Imana nari mfiteho, hari kanosiyo nari mfite. Imana yari yarigeze kumbwira ko izama umugabo, ikaba umugabo umukozi w'Imana, kandi noneho nk'umuhanuzi ikabyongeraho, kuko abagabo bose abakozi b'Imana bose nagara abahanuzi. Hari abashinzwe kubumbura Bibiliya akavuga ijambo ry'Imana kandi ugafashirizwa muri Bibiliya nta kibazo. Hari abaririmbyi nabo n'abakozi b'Imana, akaririmba ubundi warangiza nk'abariya bambonye ukumva uranezerewe, n'abakozi b'Imana. Njye no yari yaranansobanurira ambwira ngo nzaguha umugabo umukozi w'Imana, irangira arenzaho ngo w'umuhanuzi. Ubwo rero nyimara rero guhura n'uyu nguyu yansengeye, nahise numva ari we kubera ko hari ukuntu yinjiye muri viziyo y'ubuzima bwanjye, yinjira iwacu, ibintu byose aracukumbura. Ndavuga nti abaye ari uyu nguyu, Mana we nkapfumbata umugabo nk'uyu nguyu, naba ngize amahirwe. Numva rero ngendeye muri iyo mudu kubera n'ijwi ry'Imana nari mfite nibitseho. Reka wenda bamusagira amatsiko, Pastor, wowe uwo munsi wumvishe bimeze bite? Ngiye mubona ntabwo yari mu bantu bashitura, oya, numva ngeze mu rwego hari abazana ishimwe, abazana ituro, abazana iki, urumva abagufi, barebare, abafiyemere, abafite imodoka, bafite iki. Kandi iki gihe nari mfite n'irari ry'ubutunzi, nari nkiri muto asi nk'ubu ngubu. Ubu ndavuga ati byibuze hari aho maze kugera ubu. Ubu hari aho ngeze, mbere numvaga umpaye 5 nkumva uranzamuye mu rwego, ariko ubu ngubu ntago hari aho ngeze singishiduka cyane. Nari mfite n'inani n'uburoho kurya neza. Nari mfite uburoho kurya. Ari abakisi wahamagaye mu gitondo, Imana imuhunga simuvuze, arambajije ngo pasa uracyategeka ibyo, uracyakunda inyama? Uko najyaga nyera mu rugo rw'umuntu ugiye kumusengera, ahubwo bakuvuga ko ndi umuhanuzi w'ibinyoma nkaba. Nuko bari abantu basiri mu mutwe, narabwa ati ikintu nshaka mu ntekera inyama. Urumva kubera uburoho naho wavutse, bara umivukire bibi na hari igicucu mu mutwe. Abafite uburoho, ndibuka kera rigeze kunyura ku muhanda mvuye ku ishuri, nsanga abantu ku muhanda bokeje inyama, bari abantu bakomeye b'abacuruzi. Ko kera basuraga imbabura hanze, ababizi kera na byeri bakicara ku muhanda bahungiza babakuriraho. No mvuye ku ishuri numva irampumuriye. Umukire yankubise urushyi bo mu gitabo kigasiha hava hanga hagenda we musenzi. Noneho
ngira umujinya ati nange nimbona isente nzanokesha ihene yose. Buriya niyo mpamvu ushobora no gupfa ukize warabaje gukena nturebe ushobora no gupfa. Urabona hari abantu baba aho babakene. Nigeze kuba mfite umufundi ari kunkorera mu rugo arambwira ati shaho mbonye nk'ibihumbi 200 nk'isaha narya abana nayamara narya abana. Ati niyo mihigo ufite, niyo mpamvu iyo umaze kugenda ukura uko ufite n'amafaranga bituma ugira haragira ngo bakijijwe kuba ati kumbi yabuze akantu urumva uzamya ko umuntu yakijijwe n'umukubita miliyoni kuri konti yawe umusore ukabona ko ayibitse neza ukabona arayiyoboye neza zaba turamundira akijijwe. Noneho umufundi arimo muganira ati aza kucikwa ati nanjye ndi kumushaka ibyima ariko mbonye nka 10,000 nk'uyu mugoroba nanjye bishenye ndi kurya umwana kazihana nyuma ariko kumwe ko yakijijwe ariko afite ubwo buroho nta kintu arabona. Rero hari abantu bakizwa ariko bakennye bakizwa ariko bakennye ariko uburoho bwa byeri rugihari akarimi kakirehara ariko se ko mbonye bitatu nkoreye ku bufundi ndamwa amabyeyi ndasigana tibase kayashyira umugore ariko wamukubita nka senkane ntataye akarasuhuza imibu akarasuhuza imibu avuga icyongereza mu kabari akarasuhuza imibu bibaho kwisi. Ariko none ariko kituvuze ngiki rero ndangije numva atari mu rwego rwanya nta mafaranga afite nta muryango ntaki ako urakomeye yangejeje ahantu akomeye cyane. I love you shu ushaka amafaranga nkajya kugabura ku nyanja y'Unani y'Ubuhinde ntuzakujyana. Amina. Kandi bizasohora naho nakujyana ko nakujyana wari ubizi se vugisha ukuri wari uzi ko Imana yaguha imodoka none se wari uzi ko warya neza wahaye Imana icyo gutyo rero ukinyanga rero ngo utebe abasore bambaye amatisi bamye na parufe batonze ubwanwa washaka kuvugira udushimira Imana mujye muza mubaza Imana neza kuri hano wabashije Imana. Noneho rero noneho ndangije bigenda musengeye rataha ariko ntiyabashije kumubona umwanya yamaze igihe cyashakisha pe ntiyahita mbona ariko aza kuza kugira ute aza kuza kumbona ndamusengera ataha ariko akomeza nk'ibyifuzo byiwe ambwira amagambo atorambwa ati ngishisha kwiyandarika ndashaka kuba ku rugo kandi umugabo uvuye ku mata mani zamuguha ubwo pako sinuvuga kandi ngewe guhabaga harimo bana nk'ameze nkabasha di busengera nkabasha di burumva amaso nahangaha bari umva ameze nkabasha di bora aho ngaho abitukuje abameze ukuntu nabaza kugusha umukozi Imana nabo bari hafi aho ngaho basinyamadayimoni nabo bayasanye mu gikapu urumva nabo bari hafi aho ngaho ubwo yiri umukozi w'Imana hari n'abasinyamadayimoni nabo tujye kumusura mu rugo urubona utumini akicara akavana akagira gutya kugira ngo arebe ukuntu demoni zagutera. Niyo mpamvu usimbutse hari uravuga ati pepo urasinzwe rero none akava nk'icyaro ahinda umuriro umuhanuzi ahinda yaka yagera hanga bakamukubita kwanza ituro ti pastor urabona mukozi Imana mvuga butumuhanura neza byo wangu byasohoye akamukose nkamagara birasheke akaba haje no wikorera abadayimoni nk'igihumbi ati nanjye ngusengere mukozi b'Imana harangiza ndambwira abakozi Imana waze Imana nabo musengera mu bamaze nimba ari Imana ibazanye mujye ndabyigisha ibyo. Ariko pasi ntaguciye mu ijambo tukira aho ngaho mu bantu bose wasenge nta muntu ugeza akugerageza cyangwa kugushe mu buryo ubona ko aricyo cyari kimuzanye. Baraje cyane ndibuka umunsi umwe hari umusista wari uvuye hanze bari baramuhaye nimero yanjye arangwa ataza gufata barani voka asanga mu gihugu arasanga ahantu afata hoteli ngi musure mutoya nsanga yimenyemo zari kere ngo I love you mutumishi ya Mungu ati nakupenda sana Yesu kwa byinshi cyane yasinze nyine ndagukunda cyane mutumishi ya Munkozi w'Imana nakupenda sana mbere baripata nimero yako tuzungumuze bambaye nimero tuganire vraiment muna uragasore gafite umuka w'Imana cicara hano rero mba ndicaye sanga nono yambaye nani gera hangaha nani isume igera gucyanga mwibere akajya buri kanya agira bakateranya none namwe ngo hari umudayimoni ugenda ngahanga musina n'ikiziba kinda
Asikia muze baraga hotel aho ngaho ko yagiyemo bati mukozi w'Imana uzi ko naje ngufungira kado narakwikundiye ngo hari nishimwe nkuzaniye kwanza akapiga dola hapo ashira amadolari aho ngaho amadolari ati ubitse kwanza atari umudayimoni ngenda aho hano uva ni mu shambure ndavuga ati umudayimoni yaje mu ryari ati maze igihe kirekire vure mana ni ruma umusana aranje umugurutso aranje umudayimoni munguma ndavuga ati umudayimoni ngo ni kasha ukandi ikindi ngo ari ibintu binyonka amabere byasaba kuko pasi ntago usikuzwa adogiteri barabyaza umuntu w'abagabo we ntugira ubwoba ko deliverance paste ko deliverance ndavuga ati deliverance umunsi irananiye akazi singakoze akazi singakoze ashaka kuba samutayimu hari umunyamakuru hafi aha ngaha burya rero Imana yo iza kuza nyuma ako hari ibindi kubanza kukubwira burya niyo mpamvu ufite size musanse uramenya urayobora numva umuntu bamuhanuriye ngo bamutwara intebe mu nzu intebe diva yawe aguze amafaranga ukayikorera papa diva Imana ituro na diva bihuriye cyo kwanemera kubaho umuntu ituro birashoboka birangazabwa akuvanga Imana yavuze ngo pakira ngo diva abantu barariwe mu gihugu ahangaha n'abajura babitirira Imana barahari urumva akini tunabakemera kwa jina la Yesu bagende mu izina y'abantu bacu no kuva umuntu yavuze hari umuntu uje bamwe ngo pastor navuye mu nzu yanjye umuhanuzi yanjye ngo nyuma y'imyaka 2 ngo abayirimo ngo ucumbika ahantu imyaka 2 yose bajyana amasezerano barandikirana banabi babongo baruzi ibinyuma urumva yumva nyine ngo imyaka 2 ngo nyirimo nyirukana imyuka mibi ngo inzu nkingi ngo Imana yamubiye ngo nabayivuyemo ngo umuhanuzi yicuyemo n'umuryango we imbango bandikirana imyaka 2 urumva ubusuma hano rero numvaga nyine nakabonye mwe nabo ngabo ariko Imana ihitamo uyu mufambe wanjye ndabukunda cyane ngira ngo wenda aho ngaho ngira ngo buri wese yumvisha ikintu cy'ingenzi ariko arakantu gato nshaka kugarukaho uhuye n'umuntu nk'uwo uri umukozi w'Imana arimo arakugerageza muri ubwo buryo ndagira ngo ugaruke ku kantu wibutsa abantu kuko hari abagushwa n'ibyo ngibyo kugira niho ukura imbaraga kugira ngo ubashe kwikura imbere y'umuntu nk'uwo kwebwe utega imitego myinshi cyane ndibuka umunsi umwe nari ndimo nsenga nza kuza kubona umuntu w'umugabo ukomeye ndamurondora ku cyaha yari afite nkimurondeho arandeba aramiya ngo kubu ushatse kugira ngo umenye ubuzima bwanjye nanjye ntabwo wambana ubuzayibwira umugore wawe nabyo twe kwabinyuzemo ibyo kwabinyuze ukarondora umuntu nk'umucaca cyangwa ahandi hantu we ntiyishime akifuza kukuzonga benshi cyane ambwa turabona ko imirimo urimo ntago ari myiza ni imirimo mibi kwaje turwara izo ntambara tukazivamo ngo nawe tugezeho ngo rero amaze kunyitambika gutyo rero kugira ngo umuvemo urumva yambaye sente ndazifite ufite sente burya shitani bayagufasha bashitani bayagufasha wafasha amafaranga ndayafite ni $1 mfite $1 hano yazaniye avuye mu bubiri gihanze nukumva bose ibindi kumbi rero yaje kunyihanaho nyuma yaramwiye ngo yagiye mu bapfumu ntabwo yakijwe burya ngo agiye kumufamba ngo kugira ngo uzabone ibironda kampanye zawe zigende neza uzaryame n'umukozi mapfumu nabo nabagome urumva ati muti wanyu musigaje kugukorera nta wundi shaka umuntu w'umuhanuzi uvuga ngo iravuze muzaryamane kwa kuni muhoberana byo mukwa byanyu hari imbaga nibwo bukire bwawe none we kimujya mu mutwe none we ahamagara umuhanuzi agira ngo abahanuzi mwumvireho banuzi muri kunyumva neza mwumvireho wahamagara umuhanuzi agira ngo umuhanuzi agira ngo nyine ampamagara muri yo sanse ariko nsanga hari protection Imana ishizeho niyo mpamvu icyo uzaba cyo ntaho kizajya Imana izakikurindiriza iyi sasa mutayimba narapfuye cyangwa naranduye izo ndwara cyangwa Imana yaramvuyeho ikanankindurira aho ngaho kuko ngiye kuva navuka ntago nge nzi ikindi gitsina kiretse icy'umudamu wanjye kuva twaba ntabwo nzi ngize ubushurashuzi ntabyo nzi urumva ko nyine ko nari ngiye kugwa mu mutego utuma ntabona umugore nk'uyu nguyu nari nkiri umusore icyo gihe shaka umusore nk'uyu nguyu nkigwa mu cyaha simba naramubonye rero iyo mitego irahaba rero byo rumbaje n'ibyo rero ko no kuyitsina nta kundi no kuba mu byo gusenga reka none duse nabihuta uramwifuje ukimubona uratashye none byari bigera bute kugira ngo muhure usanyere wawe mu bivuganeho mutegura ubukwe byaciye mu nzira ndende
kuko iyo uri umukobwa ukifuza umuhungu umukobwa w'umutima ntago azi gutereta umuhungu, ntabwo byashoboka. Cyakora b'iki gihe bo wenda ngo basigaye babishobora, nabaza WhatsApp zaraje ukuntu babohereza amafoto n'ibiki, twe rero nta byari biriho deje icyo gihe. Navuga ngo iterambere ryari ritaragera cyane, ni muri 2008. kandi noneho ikindi umwana w'umutima abakiri w'umutima nyine abafite ubwoba ntabwo wari wakisanzure. Reka impamvu rega bano bakobwa ubusanga barapromotse akenshi ubusanga ari ibihe baba baragiye banyuramo. Ntabwo wakundana na Jacques ngo ukundane na Jean, ukundane na John na Peter, ukundane na ande wahari ya ruguru n'uwe pfiriya n'Inyamirambo wakujyanye muri rogi wakujyanye muri bare, abo bose bagenda baguhumura amaso. Iyo utarinjira rero muri ibyo bihe rero ukiri umukobwa ukiri imbere kwa Yesu hari indi myifatire uba ufite. Twebwe ibyacu gihe wabishyiraga mu isengesho, icyo gihe wamutumagaho Imana ubwo ngere namutumagaho Imana nkavuga ngo Mana umaye umusore nkuriya nakwishima, najya no gusenga nkabibwira Imana nkayibwira nti wambwiye kuza mu muhanuzi, ariko nubwo yambwiye kuza mu muhanuzi hari nanjye ari size zanye nanjye nashakaga. Nakundaga umusore uri muremure, nkakunda umusore unanutse, ariko twamara kubana akabyibuha. Iyo niyo yari kondisiyo yanjye, Imana ishimwe ko yanabikoze. Ugiye kundeza abantu mu kanya ubu bagiye kuvuga ngo barabimbagaje mu kanya ndabona ko komante urumva ngo rugabo nkugo rumeze gutyo urashobora bivuga nyine urumva abo ngabo babivuga nuko atari size zabo baba bashaka. Umuntu umenyera n'umushumba abanyarwanda nabo barahangana, umuntu wangara umuhanuzi ujye mubabuza ko bari ibibazo bikomeye. Urumva impamvu ashaka kureba gutyo, ngewe yo niyo size yanjye nashakaga nakundaga ikigabo nk'iki kingana gutyo. Numva ni byiza, numva turi kumwe, nkumva asohotse mu rugo yambaye isengwe yambaye ikabutura yagiye hanze, nkumva ni byiza. Ariko ubwa mbere ntabwo numvaga nateretana n'umugabo munini cyangwa umugabo ukuze, oya numvaga ari umusore uri smart, agasore karekare kananutse, ariko numvaga ko nitumara kubana nyine azabyibuha. Imana ishimwe buri intekerezo z'umuntu Imana inazishyigikira ko yabikoze. Ubwo rero nyiri aho ngaho ntabwo byahise bikunda, nakomeje n'ubundi kuzajya n'ubundi muhamagara n'ubundi ngo nshaka ko asengera, nkagenda kansengera n'ubundi amasengesho yarayamaga rwose. Yamara kuyama rero nanjye nkitahira, ariko kuko ngewe nari naramuteje Imana, nari nzi ko Imana ngewe iri hafi yanjye kandi nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Hanyuma rero Imana agagutumyeho Imana, waje kumenya guteka rero wawe? Ngiye natajya kumusengera, haza kuza abakozi b'Imana, ngiye ku musozi ampa icyifuzo, arambwira ati Joel, kuko sinzi n'impamvu abantu batima ko turi abahanuzi ngo tubivuge, twe tuva ko turi ikisi, ko turi abapfumusi mu byo bashaka, twe tuva ko turi iki. Mujye murabwigishiriza rimwe na rimwe umuntu yavuga icyo ari cyo, ariko ngurizamuye ngo wishyize hejuru ni ikiri kuzimu. Hari umuntu wagiye kumbwira arambwira ngo pastor ngo wishyira hejuru ngo uva kuko nguri umukozi nose mfite ko ndi igiki. Umucuruzi ucuruzi afite icyaha kimuranga. Nimba nange ndi umushumba mfite ibindanga, mfite ibihamya, mfite itorero ngiye so kwishushanya. Urikumva aha mu gihugu nkora umurimo w'Imana ku radio hose no ku televiziyo ndahari. Sindi umuntu wa hafi, simbyigiye hangaha rero. Rero nkibaza umushaka kuvuga ngo nimba maze imyaka 20 hafi muri Kigali, hafi irenga, urumva ndi muri uyu mujyi wa Kigali, mfite itorero hafi imyaka 15 mfite itorero. Ubwo umuntu wambwira ngo simvuye icyo ndi cyo yabarinde. Rero n'abantu nabo bijye bihangana bagashaka gufata imyumvire yawe, kavuga ngo ko mvuze ko ndi umuhanuzi, ngo umuhanuzi ni iki, ngo abahanuzi ngo barangiye ngo turibo. Nimba utabashaka shyiramo ibitwima amatwi, ariko bashaka kumva ko z'Imana barahari kuko nutamwumva uyu munsi n'ejo uzamwumva. Noneho rero madama mbikifunda senga Imana ndi muri Kigali, niho mu Kigali, mfukamye haza umukecuru ati Imana iravuze ngo uwo mukobwa usengera n'umugore cyangwa n'umukobwa. Ati ngiye ndi gusengera umukobwa. Ati wose uri igiki? Ati ndi umusore. Ano rero ngewe aramwe ngo uwo n'umugore. Ati kwa Jinara Yesu ntabwo wafata nk'umuntu ufite abantu nk'aba ngiye nkubwira bameze gutyo, bafite udufaranga twabo barakeye, bagutwara ubwenge nyine ku dufaranga twabo, wumva ari buzajyana. Umuntu ugeze diplome mvuga mu Buhinde nyine akazi. Bati uyu nguyu niwe ntabwo ati niyo namubeshya twakwana abana kujya ntera imbere, ariko atari umugambi Imana ibikunda. Haza umwana w'umunyeshuri
wambaye udukabuto kw'ishuri kwiwe yivire ku ishuri no fame wanjye, ariko ndamushimira ni intwari. Madamu ndawukunda, uri intwari. Ubuzima twanyuzemo sinzi nimba ari umuntu wabunyuramo ahangaha, umwana w'imvukire, umwana ufite inzu zabo Kacyiru, urukumva yemeye gusiporota kuba n'umugabo rushati afite n'ikintu kimwe, urukumva ndagenda nzerera ndabunza nk'irembo, fata umushaka kugura inusu icyo kibira bakakirya kabiri, umugore yakwihangana, si bakeya. Niba navuze nzamuha igikombe kandi zakimuhera, abanyamakuru bazagaragara hariya mukimuhereze ku mugaragaro, kuko ndashaka abagore umuryango nyarwanda ugira abagore nk'abo ngabo, n'abagore ngo ngewe nakwibeshaho nagusiga se ukajya hehe, bose n'umusize umugabo, abana bose bagiye kujya hehe, abana bagiye papa se nzabona gute, nzabona mama gute, ni nk'abagabo nabo wagira ngo nabo ntibumva. Kuba cy'umunyarwanda kwihanganirane munyumve ni umushumba, kwihanganirane nimba ndi umugabo nawe nibazo bikomeye. Urugo ni ishuri, urumva, urugo ni ibibazo, urugo ni inzira ndende, ariko ugasanga bakumva ngo ejo numvishe ngo abantu magahatu hafi ngo bafashe Peru ngo muri divorce, n'abatwe bafite abana benshi cyane aho ngaho. Urabona ko ukoko ni wasigana umwana uri umupapa, buryo umuntu umwe n'umuntu umwe, muna bakeneye amayidi y'abantu babiri, abakeneye inama zanjye niza nyina. Rero mudamu turabana ndi umukene, numva nyine baravuga ati niwe, ariko nkumva ntamushaka rwangira uruhande, nkumva nshaka ufite amafaranga, ariko ko bari Imana rivuze rero byagomba byijyanamo. Uyu munsi ndizera kuko iyo nkimwanguye aha nari kuririmba urwo mbonye, ariko byambereye umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo aho dusoreje ni heza, ntabwo utashima Imana kuko gusenga Imana ikagusubiza, kandi nawe warakoze kumvira Imana. Ariko noneho reka twikomereze no mu kiganiro cyacu, reka tugire abantu inama, twibutse abantu. Iyo urebye gatanya ziriho muri iyi minsi, nkawe nka profite ubona biterwa n'iki? Urabona turi muri vision, njye mfite ikibazo kubona umuntu ajya gusezerana n'umugore ijipo igera hano, aho hose hagaragara, urumva, uje ukavuga ngo umugabo wanjye ngo ufite imyitwarire mibi, yikwerekeye mu rukiko, hagiye yambaye hano hose hagaragara hano, Joel yicayemo afite ni umuhehesi, hicayemo Jacques ni umuhehesi ucunzwe n'amafaranga yo kamera, gusa urumva deja wewe yamaze kukwereka kera, yagiye kwereka Jacques aho ngaho mu rukiko ukuntu bayambaye, urukumva, banza kwanza yitwize umuco nyarwanda kera yiyubahe kwanza, urukumva, nuvuga ngo impamvu zisenyuka. Rero umurugero ushaka kwihanda sayi ukagura gasuprense keza, ukajya udufa ku mufuko, ejo ukamusohokana Galaxy yari hirya hariya, ejo wahagera ugasanga ejo umuguriye ifi, ati umugabo n'uyu nguyu arakomeye afite n'imbaraga. Hari n'abatira imodokari rero, gatira akavatiri keza kagendamo, ati uyu ni wa, ukamusanga irwamagana ugatwaye, ati uyu ni wa mugabo bambwiye n'uyu nguyu rero, bwiza umuntu ngende umukene ariko mfite urukundo, mubwiye ati ngewe ndifuza kuko kandi dushyire ubuzima bwacu mu Mana, tubishyire mu Mana, pana kwirarira. Ikisha abantu no kwirarira, rero mu rugero ukirarira. Ndibuka umunsi umwe hari umugabo wajyaga wirarira, ari umuprofeta, ariko yaje kujya hanze, yagendaga akakodesha imodokari kugira ngo abakristo ngo bamwemere, n'amakoti buri munsi aba yambaye, akajya mu mujyi agafata ikoti rya 50 akaryambara kugira ngo ajye yemeze abantu uko akomeye cyane ngo ari umuhanuzi, ariko iherezo ryiwe ryaje kurangira nabi. Rero n'uwo mugabo nawe rero n'uwo mugore nawe uvuga ati ngiye kwirarira k'uyu mugabo, icyambere impereho nicyo, banza umubwiye ati wabaye umugabo wabaye umugore, ninjye ugiye kureba gahunda yawe. Buriya nuko ntari umusilamu, abasilamu bambara neza, nge sindi umusilamu, mbo bambara neza, nimba kuri ku mutima naho bambaye byaba ari akarusho muze, ariko bambara neza abasilamu. Umusilamu ntekereza ugiye gukora indowa uragiye imbere ya nani y'abayobozi, baba ari abicaci cyangwa ari abaco tuyobora mu isi hano mu bw'isi, ugasanga wamba akaro kase gutya hano, aha hose ni rouge, ndagukunda I love you shushu, wajya kwicara imbere ya fiance wawe,
wagira ngo wakubwiye ngo byambare hagenda muri kuri moto bagenda bamanura gutyo wagiye wambara ibigera aho ngaho nyine neza ambara kuko hari n'umuntu wamwe ngo ngiye sinakoresha ngo telefone ngo ngewe ngo umukunzi watambaye telefone byibuze nk'ibihumbi 300 ntacyo twavugana muri vizo turimo akiri cyo hari n'umukunzi wawe cyakire ninza gushize mu yemere ngende ngira n'abantu inama nawe ugende ko nawe uri ndugurisha isambu yiwanyu ejo mu gitondo uryohe nurangiza ejo nagushira nase mubwiye ati ngende ndi gutya rero ingo ziri aha ngaha zose icyambere zibuza Imana icya kabiri zubatse ku binyoma isenyuka nyinshi urumva icyambere zibuza Imana icya kabiri ni ku binyoma ku kinyoma kandi ikinyoma uzakorera ku rugo rwawe ntikizahama madamu nigeze kuri kosimbusi ndamubeshya namwati kera ngo barabanye mvugira aho ngaho namwati sheri ubu ngubu ndi Rwamagana narindi Nyabugogo umuntu arambona arambwati mbonye pastor hano hepfo hirya urumva nabyihanye afi cyumweru se imbabazi sanga umudameze ngo ngambye aho wagiye shu nanagiye Rwamagana hati masa atangira gufasha kwera kugundiriye nawe aha kaga tumaze imisi ngatubanye nawe umuzima arakwinjiye uko ndamwati hati kubera ikisi atungira nsubiriremo urumva hati ndikimashira ndi Rwamagana naje nibukije nanabuze n'imodoka ahubwo ibintu nk'ibyo ati ngenda rahiye sa dore ni foto yanjye ifite hano bagufotoye bagaza ahantu wari Nyabugogo wari akanya ni umuntu bimbwiye urumva deja nuko habaye kuvaho madamu yoroha yaba afite code abaramwe ngo waruga urusazirwe nanjye nkanuze nk'abazimu nka miliyoni urushi ribika biraje ibi byose no kubwirana ukuri no koroherana bikomye umva aho ngaho urakoze nangira ngo mama nawe udufashe noneho gusebanya ama divorce byageze no mu bakozi b'Imana ibi byo noneho turazibanwa tuzerekeza he buriya rero inzira buriya yo kubaka urugo navuga ngo ni inzira ndende ntabwo aba ari inzira ngufiya iyo ujya kubaka urugo n'umuntu banza ushyire hasi umupira ibintu byose ubireke niba uvuka mu muryango ukomeye ibyo ngibyo ni iby'imiryango yanyu ndetse nayo ahubwo nushaka ahubwo use nk'uyivuyemo kuko ugiye kubaka urugo rwawe niba uvuka ahantu hakennye ni uko nguko wowe ugiye kubaka urugo rwawe impamvu rero ngewe nkora research cyane mu impamvu umuryango nyarwanda urimo uragenda usenyuka ngenda nsanga kenshi abagore nibo nkingi z'urugo ariko noneho za nkingi z'urugo nazo zirajegajega nazo zifite ikibazo akenshi nsanga urugo ngera rusenyuka kubera umugore kuko abagabo bo n'ubundi kuva na kera n'ubundi rega tubazi ko n'ubundi ari abanyamafuti ariko ariko noneho ya mafuti wa mugabo yagiye akora iyo uri umugore usenga Imana ndagenda ngaruka cyane ku kintu cyo gusenga kuko nicyo cyagiye kinyubakira iyo ntasenga ntago nanjye mba narubatse nanjye mba naratandukanye nanjye n'umugabo nk'abandi bose ariko noneho mu gusenga Imana iguhereza inzira kandi mu kwiragiza Imana no mu kugenda uba hafi y'Imana Imana igenda iguhishurira byinshi ushobora kuzagwamo abadamu rero muri iki gihe abenshi bari muri viziyo bahunze Imana iterambere cyane niryo ribatwaye arabana n'umugabo mukabana gutya urabona uracyari umusore uracyari mutoya nawe aracyari mutoya mukumvikana yuko muzabana karamata ariko yamara kugera mu rugo hakahita haza sugar daddy hariya ikigabo kifitiye hari imodoka yacyo yisigiye urugo rwo cyangwa se atandukanye n'umugore yatangira kumubwira amagambo akahita yumva cyane natwe rega tungana gutya suko ibyo byose natwe tutagiye tubinyuramo twagiye duhura nabo kandi tugahura nabo twubatse ingo buriya pastor burayi hari ibintu byinshi cyane agiye asimbuka no mu rusengero bajyaga baza kuntereteramo ngewe kinamba hariya hepfo hariya ku kinamba bakaza kuntereta kandi ndi mama pasteur akaza afite imodoka nziza hariya akayiparika yarangiza uti nagukunze umugabo wawe n'umuhanuzi arakijijwe ariko n'umukene akahita akubwira ukuntu umugabo wawe ari umukene ukuntu nta mugati abona mu rugo ukuntu muri mu nzu mbi akakubwira ukuntu azakujyana hanze akakubwira ukuntu azakuzamura icyo gihe rero iyo uri umugore navuga ngo uri gihaha
uhita uta urugo rwawe ukagenda. Ariko nyamara ibyo ngibyo nari kuba nirukanyiye, uyu munsi ndabifite. Uyu munsi ndi mu rugo rwanjye sinkodesha kandi inzu nziza. Uyu munsi nanjye iyo modoka nkangishaga nanjye ndayifite, nanjye ndayitwara. Ni ukuvuga ngo ibyo uri murirukanyira, icyo gihe iyo mbyirukanyira mba ndwaye sida, umugabo wanjye tuba twaratandukanye, abana banjye ntibaba bafite papa na mama. Erega no gushaka umugabo erega wa kabiri buriya ubuze ukugira no kubura ukugira nyine, ubuze ukugira upfuye gufata, kuko umugabo ni uwa mbere kandi umugore ni uwa mbere, urugo ni urwa mbere. Kuko nugira ikosa igihe cyose azahita akubwira ngo na wa mugabo wa mbere burya yarihanganaga, ahubwo ubundi uri kasha. Ubwo rero niyo mpamvu rero nagira inama umuryango nyarwanda mu bihe twagiye ducamo, wenda tuzagaruka hano kuri Yawe TV, hari ibindi bintu byinshi cyane bishe dushaka kuzababwira by'ubuzima bwacu noneho twabayemo, no twira ngo mureke wibone ishitamba nayo ngo utambane nayo, ahubwo musenge muce bugufi, urugo rwubaha Imana. Ugasanga ngo umugabo wanjye ngo ntasenga, ngo umugabo wanjye ngo ntakunda abakozi b'Imana, ngo umugabo wanjye ngo ntashaka ko njya gusenga. Nibyo nabyumvishe, ntashaka kujya gusenga. Ariko noneho mu nzu yawe umugabo ko mutirirwa n'umunsi wose, we wapfukamye amasaha 2 ukereka Imana urugo rwawe, ukayibwira uti Imana ndananiwe, ngeze aho nshobora kunanirwa, umugabo wanjye ashobora dushaka gutandukana, Mana dufashe uturengere, Imana ikamanuka ikabarengera. Hari ikindi gihari kuri abana bacu b'abakobwa cyangwa b'abasore, agatavuga ati ngiye sinshaka umuntu kushaka umujene mwiza ibyo buryo umujene ngiye maze kugira inzu mfite imyaka 35 kugira ngo mbone inzu muri 20 ninga nari mfite sheri nari ngishaka ubuzima, nari mfite ubuzima ntabwo no kurya ndashaka umujene. Nimba ushaka kugira ngo umujene ufite inzu ngwino ndebe ninge uyifite, nge mushitani ndashaje mfite n'imvi. Urumva nimba ushaka kugira ngo umujene ufite inzu, umujene urangiye ishure ejo bundi ahita abona inzu ayikuye he, aho ugasanga ngiye ntabonye umusore ufite inzu ufite kashi ngo sinashaka urugo. Nimba ushaka kugira ngo ubone nyine umuntu ufite inzu, shaka ngewe ninge umaze kubika kuri kofi kofi gakeye kuko iyo nzu ndayifite. Iyo nzu nawe nimba shaka wowe ucyari kwishakisha, ucyari mutoya, urangije ishuri n'akazi maze kubona, ntabwo wahita ubona inzu uwo mwanya. Rero nicyo bamaze bacyumve cyane, bagishyire mu mutwe, kuko usanga umugabo ngewe nabonye umusore ufite inzu sinzashaka, udafite imodoka nge sinzamwemera. Mu byumve namwe mu by'ukuri reba, nge mfite kwanye mfite imyaka ingana, twabanye ufite 22 mari gumugisha. Rero najyaga ikintu no kurya byari ikibazo, n'abana bacu kugira ngo barye byari ikibazo, no kubona badusoraga hehe. Nge nabaye mu nzu 40, nazikodesheje inzu 40 zose. Uyu munsi tugakodesha amezi 2 bakatwirukana, twagira amahirwe twabona ayandi 2, ukwa gatatu yabaga ari priya v'iminsi 15 bakatwirukana. None rero inzu 40 ariko uranyemera. Ndakwemera cyane, ndanagukunda. Niyo mpamvu dukeneye abanyarwanda bafite yerekwa, bashiki bacu bagira yerekwa, kandi bamenye ko ibintu bafite kubishaka nawe wabyishakira ukabishakamo. Mu bambwa y'ikifangwa ati pastor ati Karame ati nge nashatse umugabo ufite imitungo, ko yaramye ngo niki nazanye, ngo naje mbungana kumwuzuza wese, ngo niki nazanye, ngo intebe zanye naje kuza kumwanduriza intebe. Urumva ngo cyara neza, ngo aje nicara ngira ngo shanga shaka kumvura intebe shaka ukuntu ngo yamvunye, ngo yavuye i Burayi. Urumva rero nubwo bwasa afite ibintu afite igikomere, umvishije ngo cyamure cyambere, ngo yaje avuye ku rugendo agira ngo umugabo yicaye ngo cyara neza, unukamvuna intebe nazihashye urya udahari sinze wari wibereye. Urukumva rero, ahubwo vuga ngo cy'Imana impaye nicyo nakiriye. Naho niba ushaka abafite amazu, afite ayo madiva, ishakire ngewe nta kibazo ndahari, nabifite ngewe. Ako nimba ushaka abo muzubaka barahari nabo bafite umwuka w'Imana. ngira ngo aho ngaho wenda murakoze cyane, abantu benshi babashije gukuramo ibyabonaho. Ariko none hari inkuru imaze iminsi trending, abantu bose bavuga ubukozi w'Imana, ngira ngo mama Charlene, papa Charlene, mwamubazi mwebwe? Mama Charlene nabonye uyu munsi nakoze ikiganiro, nabonye bose byanjeho kabise byinshi. Ni n'umustar bambye ngo ni Diamond koko, ngo ni Diamond kazi, mu Diamond kazi nabonye umuntu abonye ikiganiro, ibonye hasi babyanditseho ngo kandi ngo mufitiye ishyari. Ishyari gute? Abantu babimbwiye ngo urabona ngo ni ishyari mwamugiriye, ngo Joel ufite ishyari ryiwe. Ishyari
yandizira ko ntagaragera ahantu nagitwaye simugiriye ishyari kandi ari umubyeyi ukomeye cyane afite n'izina riremereye sinzi ngo umva nabo batanye bifu nabo n'abakisi babizanye n'ibyo ngujye uvuga amagambo makeya ngo amashyari yawe ntabwo ari ishyari ahubwo kuri kuravugwa nimwe mubimbajije murakoze rero najya babwire babyumve ba diaspora bacu banyarwanda nge mashani sinamuzi kuko ntabwo nakunze guhura nawe cyane ariko ibisenge nk'umuhanuzi nabivugaho akora no speaker simbivugaho ahubwo banshakira nimero tuvugane njye kumusengera mu rugo rwiwe hatuye n'umugabo azaba hari musenge kugira ngo arebe ukuntu imidayimoni yamuvaho yamaze kumwambara Sitani yamwambaye cyane amumereye nabi ari kumukubita inuzi nani icy'umutwe ariko nakita kuko umuntu wese arabyuha akamuvugaho none n'uyu munsi none ngiye kumuvugaho ariko noneho nimuseke kuko nabonye ibintu bambwiye hano gurya ubufunguye twita hano nabaye ikibazo numva n'abafana bemera ko umuntu ariko nabonye kandi abantu bakunda ko abantu batubaka ni ba bantu badakunda ko abantu umuryango wakubakwa kuko urabona nibo bagiye bandasa mu makuru ngira ngo wenda reka tureke kumuvugaho ariko reka dusa n'abamugira inama gatoya nazimuha rero nge inama muhaye ngiye akanya umugabo yambye kamukunda cyo ni kimwe kandi umugabo ni mwiza kandi nabonye ukunda ahagaze mbona ari umugabo utari imbwebwe kuko yavuga ngo ni umugabo udahaha ngo utazi no gukora gahunda yo mu buriri ariko nge numva bibwira abandi bantu babibigisha yagishyira umugabo hasi akamwigisha ko akwiriye gukora iyo gahunda yo mu buriri byari kuba byiza mbere kujya yisha abandi urumva ko rero ngo ntahaha cyo ni icyambere amushinja icya kabiri ngo ni umusinzi icya gatatu ngo ntiyatahaga ngo yiberaga iyo mu nzoga rero nagira ngo mubwire inama mubwira ngiye umugabo yamaze gukizwa ntago mbererekeye nta naho mbogamiye ariko nakomeza kuriya akavuga ubutumwa agenda yiregura ku bantu ntago abantu ari abavoka ahubwo niregure ku Mana agenda asanga umugabo babiganire kuko umugabo yavuze ko amushaka ngo welcome n'abana banyu nagire va mushange niyo nabanje kumangira nk'umushumba cyetse nimba ari ukuntu kwango babiziranyeho ko ariko nimba ushaka kugira ngo bubake bari abana babo babahereze ubusugire kambivuge nkanjye nuko ndi pasteur ariko kamiruke nani executive bayoboye reka mbivuge kuko noneho bakwiriye kuba kuri amuryango siko bimeze ku isi hano nirevuye kuri abagira inama bongere basubirane nimba binanze bashaka umuyobozi wabo umurenge cyangwa wakagari abahamagaze siko bimeze abaganirize timugiye mugire mu nkiko mukora ibintu byose ku murongo kunyura hangaha uvuga ibyawe nawe uvuga ibye turengere bari abantu ngende kurengera abantu uko buryo kuba ari abana bo niyo bagiye kuri cano bagenda bavuga se nabi niyi saha nabo bagiye isaba twaye nabo bagenda bavugana nko mu rugero nk'ubu isege kumugurira umugati urumva ukahatungukira tivuga mama wawe nabi batavuganye na nabi urumva ko atari byiza ibyo rero hago barabana barebe ukuntu kwabarinda harimo basirikare bazarinda igihugu cyacu hari nk'abaganga harimo abarimu harimo abanyamakuru nkatwe hari nk'abapasteri hari uzaha n'umuntu yicaye muri biro wamusaba service agaguciraho ntumenye impamvu kome niya bikomere yavanye wabo kera kugenda niyo mpamvu bigenda kuri mwahurira mu nzira muri service urabona imbere wacana ntukantetereho kugira ngo n'umugabo kumbi n'ibyaye nagiye akura hehe mu muryango w'iwabo rero nagira ngo bongere bahure turinde bari abana kandi Imana numvishe umugabo we ni umukozi w'Imana n'umugore ni umukozi w'Imana ndabize amashanyarazi kunyumva Imana igumugisha ajya mu mashanyarazi mama Shirley ntabwo nari muzi ngewe ngohereje hirijwe ushake basi cyangwa ushake na madamu ushake n'uyu munyamakuru tuzazana ngiye bishyiremo imbaraga tubiganye ndabizi ntabwo nabizi ushobora kutabyumva kubera ukaze nyine ako sinazi ukunda ukaze simbizi ariko nimba ufite Imana urakaze rero ikintu cyugorore kibe cyiza ndagira ngo mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu ntabwo ragira ntakubajije ikibazo kigira kiti hari abo twavuze babakozi b'Imana baza ngo nje kugusengera akagutwara intebe zawe mu nzu abari ngo bakubwira ngo imyaka 2 inzu yawe nyirimo rimwe na rimwe abapasteri cyangwa abakozi b'Imana by'umwihariko bigeze kubahanuzi rimwe rimwe babashinja ubutekamutwe ejo pasteri yakubaka inzu amafaranga y'abakristo aramukijije bigenda gute na gute abo bantu ku giti cyanyu mwe muvuga hiki cyangwa se hari abahari babikora batuma irya zina ritukwa ariko ntago ari bose
umunyamakuru yacukumbura cyane. Iyi interview nuko bagomba kubanza kuyishyura kuko uracukumbura cyane urinjira ntuze kuza kunteza ba bwana hano urumva ko abantu bakomeye cyane ko banteza ariko barahari abakomeye ntago bameze bafite iyo ngeso abona ngiye nyambwira nko mu rugero kamperi kuri ngiye kwiheraho aga namwe abantu bose mujya muhamagara namwe muvugana nabo mubanze mumenye ngubu ngiye urugero mbaruye kabyite ko mbaruye ko mfite inzu mu gihugu mbaruye ko mfite imodoka mu gihugu uranyumva neza mbivuza aho ngaho mbaruye ko mfite umugore n'abana urumva mbo kujya gutwara miliyoni imwe ushaka kujya risike ko watwara icyo mfite cyanjye ndamutse nshinzwe niyo mpamvu ngina mfite ubwoba aho nkajya n'ubwoba bw'ubusanzwe mbivuza aho ngaho kabanza gwati sinakora iki kintu cya mafia kuko gishaka kuzangira ingaruka ejo hazaza kuko urumva nibafunga ukwezi kumwe niyo bafunga 2 utakwishira gukerereza rero kugira ngo bafunge amezi 2 abana banje basitaraguringa kandi mfite ubuzima bundi nagahereyeho mbaho imana yagira ifunguriza buhoro yakuzira intebe za diva cyangwa mikrofone yawe ngomba kubyirinda ahubwo banzure umuntu muvugana uwariwe mwebwe mufitije inshuti ndazi wawe nakugira inshuti kabati ejo zagusura n'amafame nawe uze kunsura nk'umuprofete tugira inshuti n'umuryango wawe ati hoya ati ndabona undi kurusha amavuta urumva turi gupigana urumva muze turi gupigana kameraman turi gupigana nabonye undi ngo wadanjaraguruka ngo yabonye n'isilipe nambariyeho urukumva ngo none nagize inshuti wo ngo urukumva abakisi batuvuyeho gutyo ngo ngiye ngo mbonye umushumba wawe ngo ntabyibushye ubwo ko muziranye atarabyibushye tamasengesho yabaye makeya reka Imana imbwiye Imana irambwiye ngo ninge wiriza reba kuna nahombanye umugongo nibuka hari bitamugero bavuze ngo ntajya ngo ntaciriza ngiye ngo mvuye Kanyara mvuye ku musozi kandi uwo nguwo rero we ari mu bisubizo by'Imana undi aracyari kugira rero ati nte telefone yawe mvugisha umuntu akabara kanza sibyo alo agucunga nk'umuryango alo na moto ntabwo usidire sandress mwabure mu butayu haranguko zakanyarira no mu buvumo urukumva nagira iki kintu cyo tugisubiremo ahubwo ni bande bakomeye tuzi hano bakoze ayo manyanga tuyumva n'abantu badafite izina bashire hano basubirize hano dufite abakozi barabakira hano turabafite mugiye muzi hano mbwira ngo uyu muntu yatere televiziyo yaba ujya kuvuga ngo umukozi w'Imana wamubariza he antuzi niba ari n'umukozi w'Imana kubonye gusa bwabyo ari marasenga icyo hagihereho uzarebe ngiye guha urugero imodoka idafite plaque iyo igurutse bayigurukaho urumva polisi iyo bayihagaritse guhagarara shaka ko ibyo bwenge itwaye ibiki itayirukanga ariko iyo afashe plaque abazayifata igihe cyose ndabyumva aho ngaho umukozi w'Imana we uje hano mu Kiyovu agaterwa televiziyo y'abandi utuvate ntabwo bafite si Joel ndamusakuru yenzi hariya ati ndatanga na plaque yiwe urumva ataka plaque y'imodokari bamufate kuyakwa ibintu byabishyamuze sinarengana hariya atarabivuga ati anyuze hanga yitwaye televiziyo plaque yambaye ni urugero ntanze yambaye ni kugera ku Ruyenzi bampagaritse kera ati uvuye kweskuruka hehe mu Kiyovu televiziyo z'abandi icyo rero nicyo kintu tuvuze ikibazo nyere ku muntu shaka nge barahari ndanabuza ku televiziyo n'inani n'ubutelefone no kurongora abagore babandi ngo Imana ngiravuze sembyumva bivuga ngo deliverance umuntu ufite ijana ryiwe ajya kurongora umugore wa hano mu nzu y'abandi Imana iravuze afite aje kumufuka bashaka iki nimba ari n'umupagani yagiye guheheta aho ngaho hirya kure ntiyanduza ubutumwa bwiza bw'Imana bwiza rero abo ntabwo ari abakozi Imana nyirizina ahubwo bajya mbabwire ngo mubadushakire ibu mube maso aho ngaho wenda iyo umuntu ahageze aribaza hari abo bumva ngo pasiteri ngo yasamaniye n'umuntu ngo imbere ku ruhimbi kandi ugasanga ni pasiteri ufite itorero yarashumbye nk'ayo matorero y'ubundi umuntu ari matorero ki twarinjiriwe pe reka nshimire leta yacu irakoze yatangiye kuyabona kuko ntabwo nzi ko umuntu ufite uburemere bw'izina ashobora kuyenduza akantu kako ngako urumva ko nakando agiye kugura hari ahige nta mwana bimenya
ndabyizeye ko yamuvuze neza yakije imodokari akajya nk'ikongo akishimishiriza mwabimenya se hoya uwo ni umuntu ubabaye nubwo afite itorero ryiwe ni babandi bafungiwe bakorera ibyaha ngabo ni soirée ni ahantu babyinira ni boîte kuva nimba umuntu hazaza abakobwa imbere bakicara hariya akabasamba ndamwamaganye ndanamuciye mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Imana dukorera umuntu nguwo tumuciye mu banyarwanda Imana imbabarire uzajya ubikora ribigiba hafi Mana hariba amaso hariberekwa umwana nabibonye ejo kuri Farmax umwana yari kuri ati pastor yandongoreye mu modokari handera indamba n'umwana amufasha kwabibonye kandi buryo umuntu abyivugira byo bifite tubivuga ariko mwe n'uwo wabwo sizi n'impamvu batamukora iperereza uwo mwabi kiba gutyo nabaye umuyobozi nabaye umupasiteri ndi umuyobozi ambanyenza akaha kose makagenza ngewe ntakomba siga inyuma ubwo bakibivuga gutyo uwo mwanya manamugezeho nge kera ngenzi cyaha kamubaza ukuntu umuntu uhagarariye abantu ko ufite autorité ufite ubushobozi urukumva noneho witwaje n'Imana bikiri kirenzeho uzi ko yumvuze ngo Imana iravuze ngo ukikizwa bwa mbere ushaka kumva ngurasaye ushaka no kurasaga kandi uzi ko biryana kuko nta kiri hejuru y'Imana nta gihari Imana iri hejuru y'ibintu byose none kumva umuntu rero ngiye nahita mutangira iperereza ahubwo kugira ngo tuve icyasha makuru nuvuga ngo tukibyumva kuriya byarabaye kera namushyira akanyafu kugira ngo n'abandi barebereho sinavanga urabona ngo yari mukuru ngo 18 hoya kuko afite ubushobozi ku bantu yabashuka ngira ngo aho ngaho reka mbashimire ariko mbere y'uko wenda mbarekura reka mbaza akabazo kanjye bwite iyo turimo turasenga hari igihe kuri ukuntu umuntu tugoye ku cyo gushima Imana iyo umuntu arimo arashima Imana hari ukuntu ashima Imana wenda kankoresha urugero rworoshye bisi turutse wenda ku Kibuye ije Kigali igeze mu nzira ikoze impanuka ajya kubona ukabona mu bantu 50 bari twaye 40 barapfuye ukabona umuntu ahise yandika ati narindi muri bisi iyi niyi ikoze impanuka abantu barapfuye ariko ndashima Imana ko ngiye ngihumeka ese uriya muntu ufite abantu biwe baguyemo wenda barimo 3 bari kuzamuka we bapfuye uko gushima Imana nk'ubwo buryo ese uriya muntu we buriya ntabwo bishobora kumugusha ngewe uwo muntu utafusha abantu nuba ngo ngenda ndashimye Imana narindi muri bisi iragwa ndashima Imana ko ntacyo navuye muri muzima ariko hari abantu hari umuntu wenda wicaye ubonye nk'ubwo butumwa w'abantu 3 baguye mu mpanuka bapfuye kimwe no gushaka hari umuntu uvuga ati ndashima Imana ngewe nagera n'amaguru ubu ngubu nsigaye mfite imodoka yanjye hari umuntu utambaye n'inkweto byanze nawe nashaka kuganisha rero umuntu yishima uko ashaka noneho babona uburenganzira bwa muntu hari umuntu wishima abyina hari uwishima atera ikorasi ngira ngo murabizi bavandimwe bacu bose afite ibyishimo byiwe rero hari umuntu uvuga Imana ngo papa wanjye ngo Imana ngo Isiraheli ntago nyibyo byemeye ntago ari Imana y'Isiraheli n'Imana yanjye sinzi impamvu bava gutyo ngo Imana ya Aburahamu ntabwo mbizi nsenga Imana yandemye Imana yanjye ntago nsenga Imana ya Aburahamu nsenga Imana yanjye yandemye hari Aburahamu wavutse mbere arasenga nange nsenga Imana yanjye urukumva rero ngiye cyambwira abantu aho nta cyakirimaho ubwo nujya kwinjira mu bantu cyane hari igihe soka mugo nambaye inkweto ndi kwiyemera ageri basanga no yambaye hatari none hatari ubwo sinezerwe kuko nabonye ni yambaye yindi urumva hari soka mu rugo nogesha nakogeje najye imbere hono no haje nimeze nka kimeze kuje hejuru yanjye kanegera umuhinzi yatambuke no sishime kubera mfite iyo ngiyo nyine ngo kuko ntarabona iyo ngiyo rero akwire gushima kandi umuntu akumva ko ari bisanzwe ibyo ngibyo aho ni sawa ngaho aho ngaho wenda sinzi niba navuga ko inyuzwe cyane kuko buriya niba nk'urugero uri pasiteri uri murigisha abantu 1000 n'urugero wakabaye uzi neza ko abantu tutakira ibintu kimwe
none ugasanga muri icyo ugiye gushima hari uwo uri buze gukomeretsa kandi wowe intego yawe ni uko uri buze kubwiriza abantu bagataha bishimye. Sinzi niba wamwunganira. Ngiye kintu namwunganiraho buriya kuvuga ngo ndashima Imana, ushaka guhaguruka ukavuga ngo ndashima Imana ko yamaye umugabo. Deja hari n'umuntu watubona hano kuri Yawe TV akahita nakupa akumva bimuteye iseseme akavuga ariko se njye nabuze umugabo nkubise imyaka 55 ngo bafite abana 3 ngo bagiye no kubyara wa 4 kandi uriya mugore ndi kumurira mu maso ndi kubona nta n'imyaka 35 yari yagira. Igihe nasengeye ubundi uri ubundi n'ubundi wasenze kundusha uri kubyumva yarangiza akumva bimuteye iseseme n'ibyo nimo ndavuga. Ariko harundi hariya unafite iyo myaka ahubwo uri kumva ari gushaka kumva hari ahandi hantu namugeza, hari ukundi kuntu, hari andi mavuta nasengeyemo yamwinjiza aho ngaho nawe icyo gitangaza nawe agahura nacyo. Kuko hari nabo dusengera bafite imyaka 47 kandi Imana ikabubakira ingo ikabaha n'abagabo basore bakiri batoya. Hari nabo dusengera bararengeje iyo myaka kandi Imana ikongera ikabaha urubyaro. Noneho rero nibyo mvuga rero ngo mu gushima nta guzanezeza abantu bose. No kuvuga ngo kandi abantu ntago bazabaho kimwe, ntago abantu bazabaho mu rwego rumwe igihe cyose. Pastor ngufashe hari ikintu tugira wakumva radiri kuvuga n'urugero uyu mpasteur ntanjyamo sinakujyamo ntago ndi isutiya yawe ndi umukozi w'Imana ntago nakujyamo sindi ipantaro ndi umukozi w'Imana uyu pasteur ntanjyamo ngo niyo mwumvishe ngo zimya untanjyamo kandi hari abandi banabwiriza abo bantu bakanezerwa ndetse bakanamukunda. Niyo mpamvu rero buriya rero mu byiyumviro bya buri muntu, niyo mpamvu mu rusengero umuntu ahaguruka akavuga ngo ndashimira Imana ngo ko Imana yamaye inzu nziza, harimo umuntu basohoye mu nzu. Uriya muntu nawe ntago twareka gushima Imana ku byo yakoze ngo nukubera ko hari abantu nawe nibe itarabikora nawe ejo nawe ni wewe kuko turacyari turi ku murongo. Niba ari ngiye uvuyeho nawe ejo nawe uzaza. Iyi kamera wavuze ifite hari abakubanjije urabemera ntibahari sano mbo we bagishima kugira umujinya ako nawe urayibonye. Yego turi ku murongo umugisha w'Imana ugera ku bantu bose. Imana nawe nibingiriye neza nawe uzakugirira neza. Reka twibutse abantu ko wenda bagushwaga nako ngako nabo bakomeze bakurikira Imana igihe cyabo kizaza. Reka tubashimire cyane kubwo ikiganiro cyiza kandi kiryoshye. Ngira ngo dukomere ntago cyarangira ahubwo tukabatumira n'ubutaha tubonyira ariko namere ko dusoza ushobora gusanga hari ijambo kuri ku mutima utibageye no gutanga adresse zawe wagukenera wabakenera uko yababona. Noneho reka mbanze shimira abanyarwanda bangize uwundi we Imana ibaha umugisha bari mu gihugu abari gushakisha ubuzima hanze batandukanye ndabashimira kuko sinigeze singe bigize gutya. Urabona ko ndakeye meze neza kandi mvuze ko ndi umushumba hari abanje kubivuga niyo sinabitangiriye umunsi ngo bikunde bati bamvugiriza induru. Hari abo nabanje kuyobora, hari abo nabanje gusengera, hari abanje gusengana nabo baramfashije mu by'ukuri, bamfashije mu bitekerezo, bamfasha ku muryango wanjye bakansanga bakangira inama ku mudamu ukuntu yubaka umuntu, baba ari abakristo baba ari abantu bari aho tu babize. Ndabashimira bose kuko burya ushaka amafaranga ntaguha inama ukayica urupfu. Ndizera ko ubu mukajya mbabwiye ntanzara ngifite ketse nimba hari abafite ishyari kuzayinteza ariko Imana izabandinda abo ngabo ntabwo nzakorana nabo ngabo. Ahubwo abagifite kumva ko pastor yakomeza akatugezaho ubutumwa bwiza, Imana ibahereza umugisha, n'abasengera ibaha umugisha, n'abakunda ijambo ry'Imana ibaha umugisha, na Yawe TV Imana iha umugisha, n'abayobozi bacu Imana ibahereza umugisha. Impamvu turi aha ngaha bakoze akazi gakomeye hano hari umutekano, niyo mpamvu turi aha. Imana ibaha umugisha uhereye ku nzego zose zo hejuru, izo hasi, zibanze, ku ngabo z'igihugu, kuri polisi, no ku bandi babafasha akazi k'umutekano, za daso n'abandi bose. Imana ibaha umugisha kandi dukomereze igihugu, idufashe, idukomeze duhuye n'abanyamakuru bacu, dukomeze kwambara imbaraga zo kugira ute zo gusenga no kubahana. Numva ari icyo nabasabira nari nsigaje iyo jambo. Nimero zacu madamu aravuga cyarababwira nabo ukabimenye ko bakugiriye neza.
bakugiriye neza bagufashije ujye ubashimira. Ubufasha bwa mbere nuko nica n'impaye ijambo kandi ni y'abanyarwanda bacu. Hari undi yavuga ati sinshaka no kubyumva reka gume iyo ngiyo, kandi Imana igibaho umugisha gutekereza ko abantu bakomeza kwamamaza ibitekerezo byabo bitari bibi kandi bivuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ni purisi 250 0788 46 17 37. Purisi 250 7 88 46 17 37. Isengesho turariganiraho. Nta muntu umpamagara waba uri hanze umbwira ibintu bidafatika, njye sinzakwakira, ahubwo nzakwakira ushaka isengesho. Ibintu bidafatika sinjya njyewe. Isengesho turagendana n'inama n'ubufasha, ibindi byose ntabwo wabimpamagarira ngo ngiye cyo kugifashaho. Imana ishimwe cyane. Imana ibaho umugisha. Mbanje kubashimira Yawe TV mwaduhaye ikaze tugatambutsa iyi message. Ndazi neza ko hari abanyarwanda benshi abari hano mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo n'abari akumera y'isi i Burayi hose. Ndazi neza ko ari ahantu bibakuye kandi ari n'ahantu bibagejeje. Imana yo mu ijuru ikomeze bashyigikire abantu bari bukurikirana ibiganiro. Ndabizi neza ko ari ahantu Imana irabakura kandi ari n'ahandi hantu Imana irabashyitsa. Ndabashimira rero namwe mwese mudukurikirana, kuko tutabafite ntago twaba duhari. Imana namwe ni mwebwe Imana ikoreramo, kuko nta gihe na kimwe Imana igirira umuntu neza itakoresheje abandi. Ni mwebwe, iyo tubabonye tuba tubonye Imana. Imana rero ikomeze bahereza umugisha kubw'umutima w'urukundo mugira wo kutuba hafi. Ikindi hari ijambo muri Bibiliya ryanditse rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Wa mumama we wubatse urugo, nibuze Imana yawe uzakomera, kandi numara gukomera ngo wawe azakura gushimira uti mama wagize neza. Umukobwa wawe azakura agushimira ngo mama wagize neza. Ndetse na cyagiye kwirimbi, kuko hano mu isi turabashyitsi, cyagiye kwirimbi wapfuye hari ibihamya byinshi cyane bazavuga. Ntago bazavuga ngo cyari cyaratuzengereje tugize amahirwe kituvuyemo, ahubwo bazavuga ngo data yari umuntu w'umugabo cyangwa mama yari umuntu w'umugabo. Haranira rero ijambo rero izi sahare ritambuka ku buzima bwawe kandi riguhesha icyubahiro, ndetse na rya jambo rizatambuka ku gihe uzaba nabwo umaze gutaha, kugira ngo Imana ikomeze ihabwe icyubahiro mu minsi y'ubuzima bwawe yakuremye. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Izo nimero yabahaye ziba ziri kuri WhatsApp. Abantu bose bashaka kutuvugisha bari hanze y'igihugu biraborohera WhatsApp, gukoresha WhatsApp biraborohera cyane. Ni plus 250 7 8 8 46 17 67. Izo ngizo nizo ukoresha WhatsApp. Plus 250 7 8 46 17 67. Iyo uyikoresha kuri WhatsApp ngo uyitubona, Imana mu ijuru guha umugisha. Naho iyindi nimero y'uhamagara bisanzwe ni 0788 69 30 82. 0788 69 30 82. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ngira ngo murakoze cyane rero, nkuko mwabyiyumviye twari kumwe n'abakozi b'Imana. Mbere ko dusoza nagira ngo tuze gusoza n'isengesho. Mama wacu aradufasha dusengere, tunasengere Yawe TV nayo ikomeze itere imbere. Mana turagushimye, Mana tuguhaye icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, niwe ubwawe wari wemeye yuko tugera hano hantu, niwe ubwawe wemeye yuko dutera intambwe tukagera kuri Yawe TV. Nzi neza ko iyi Yawe TV iri mu biganza byawe, kandi wari uyizi mbere yuko inabaho, mbere yuko ivuka wari uyizi mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none hari, kandi nzi neza ko hari aho ugiye kuyigeza data, kuko no kuba twayigezeho ubwabyo ni igitangaza. Hari ahandi hantu bifuza kugera kandi ugiye kuhabashyitsa
biracitse mu izina rya Yesu. Data, hari abanyarwanda benshi bayikurikirana, hari abadukurikirana bari hanze, hari abadukurikirana bari hano mu gihugu, hari abatenebutse ndetse bacitse intege, ariko wowe ufite imbaraga zo kubasubizamo ubushake bwawe n'ubushobozi bwawe, ukarema ibitari biriho bikabasha kubaho mu izina rya Yesu, ukabasha kurema izindi mfatiro mu ruhande rwabo, ingo zasenyuka gukongera kuzubaka mu izina rya Yesu. Ndahanura izi saha mu izina rya Yesu Kristo, hari imbaraga mbasha gutegeka zikabasha guhunga, mwizeye mu izina rya Yesu Kristo ufite imbaraga ubutware n'ubushobozi, ingo zasenyukaga bihagarare mu izina rya Yesu, wongere wubaka umuryango nyarwanda, abari hanze bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abagiye barwaye bafite indwara zitandukanye mu izina rya Yesu, reka umanuke ukora imirimo kandi ukora ibitangaza, reka umanuke wigaragaze muri bo mwami, reka uce inzira aho abo babona yuko byanze, reka batangire babone basamuka bagere ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Hari abariyo barabuze ibyangombwa kandi bakitwa ko bahari, ariko bakabura hepfo na ruguru, bakabura kongera kugaruka, bakabura no kugumayo, bakabura nta cyerekezo bafite, ariko uyu munsi wa none hari benshi twagiye dumanuraho umugisha wawe, hari benshi cyane wagiye utegeka kandi birashoboka, reka utegeke mu izina rya Yesu. Imizimu yose yagenda ku buzima bw'abantu, hari abo bagiye burirana indege za karande zo mu miryango yabo, izo za karande zirabakurikirana, baragenda binjirana mu ndege banje bagirana no muri ibyo bihugu, ariko n'uyu munsi wa none zanze kubarekura. Turasenga, turirukana mu izina rya Yesu, zibashe kubarekura, babashe gushima izina ry'Imana. Urakoze Data mwiza, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Komeza ushyigikire iyi televiziyo yawe TV, uyizamure kandi uyagure Data, uyigeze ku rundi rwego rwiza Data. Tuzakomeza kugushima kubera aho uzawubagejeje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Urakoze.